Ubu noneho intambara igeze ahandi tutatekerezaga, nubwo twatekerezaga ko Iran na Amerika ndetse na Israel aribyo biri muri iyi ntambara gusa, ariko byagaragaye ko atari bo gusa, ahubwo isi yose yamaze guhaguruka ndetse impande zose zamaze guhaguruka zikitegereza uko iyi ntambara iri kugenda, ndetse abafite ububasha n'abafite imbaraga bose bakagira ijambo batangaza, kubera ko bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zititeguye kurekura ndetse na Iran ikaba ititeguye kurekura. Ubu ugezweho noneho ni Papa Leo uyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Ubu ngubu ahanganye na Donald Trump, dore ko bose ari Abanyamerika ndetse bakomoka mu gihugu kimwe. Wavuga uti intambara y'abavandimwe ni ukuyirebera kure, maze tukareba unesha undi, byaba ngombwa hakavamo umwe tukamukiza bitewe n'uko tubona ko ashobora kuba ari kuzahara kurushaho. Ariko nyamara bigaragara ko aba bagabo bombi bari gupezanya ndetse bafite imbaraga zikomeye ku isi, kuko buri wese afite abayoboke ndetse bahagije. Bivuze ko mu mapinya rwose nta n'umwe witeguye kurekura. Reka turebe ko bashobora kurwana igitura cyangwa bakaba barwana imigeri kuva hasi kugera hejuru. Nyamara biragaragara ko bitangiriye mu ntambara y'amagambo. Ese birashoboka ko Papa yagira uruhare mu kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavaho cyangwa yakweguzwa? Birashoboka se ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika uziyoboye nawe yagira uruhare mu kuba Papa yakurwaho cyangwa se akaba yashyirwaho? Ibi ngibi nibyo tugiye kureba, kubera ko byamaze kugaragara ko byamaze gufata indi ntera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ari gusubirikanya na Papa Leo uyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane kuri Papa uyoboye Kiliziya Gatolika ku isi, kubera ko yamwibasiye cyane mu nyandiko ndende yanditse akashyira ku mbuga ze, maze agatangaza ko uyu Papa adakwiye kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, ko mu gihe cyose yaba akiyoboye ndetse yaba iri mu byago bikomeye cyane, kubera ko itigeze igira umuyobozi mubi nk'uyu nguyu, byaba uwasimbuye ndetse n'abagiye bamubanziriza mu binyejana byagiye bitambuka. Ntiyahwemye kuvuga ko iyo Donald Trump ataba muri White House ngabe ayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu Papa Leo atari kwigera ayobora Kiliziya Gatolika, ndetse akavuga ko byari uruhare rwe rukomeye cyane no kugira ngo Amerika igaragaze ko ifite ijambo ndetse ifite imbaraga zikomeye cyane. Nibyo byatumye uyu Papa ajya ku buyobozi. Ariko ibyo ngibyo nkaho bidahagije, yabwiye Papa ko akwiye gukoresha ubwenge mu byo akora ndetse no mu byo avuga, ko atazigera anesha uyu Donald Trump, kubera ko kujyaho kwe no kuvaho kwe atari we ubigena, ndetse n'ibyo akora atari we ubigena, ndetse nta nubwo afite uburenganzira bwo kubinenga. Ibi bije nyuma y'uko uyu Papa Leo atagiye ahwema kunenga gahunda ndetse na politike by'uyu mugabo Donald Trump, cyane cyane ku bijyanye n'abimukira baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko Donald Trump yahagurutse ndetse akavuga ko atiteguye kureka abimukira buzura mu gihugu cye, ndetse atiteguye kugira imiryango n'imwe yafungurira abimukira. Niyo mpamvu rero uyu mugabo Donald Trump atahwemye kumubwira ko nta bwenge akoresha mu byo akora, ndetse akamubwira ko akwiye kuva muri politike ahubwo akajya kuyobora Kiliziya Gatolika, kubera ko politike atayizi ndetse atayishoboye, nta naho yigeze ahurira nayo, maze akareka akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akagenda akaba Papa wa Gatolika, akayobora ibijyanye n'iyobokamana kuruta uko yaza muri politike atazi. Twavuga ko Donald Trump yafashe Papa Leo maze akavunira mu ivi, maze akamushozaho intambara y'amagambo ndetse nta n'imbabazi agize, kubera ko atahwemye kuvuga ko uyu mugabo yivanga muri politike, kubera ko yagiye ahura n'inshuti za Obama ndetse n'iz'abandi baperezida bagiye batambuka, bigaragaza ko adashyigikiye Donald Trump. Ndetse kandi iki bitabo bigaragaza bivuga ko uyu nguyu Donald Trump ashobora kuba yaranatowe ku bwinshi n'Abakatolike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko ari na benshi muri iki gihugu. Ariko se wakwibaza uti ni ukubera iki uyu Donald Trump atangiye kurwanya Gatolika?
Ibi bije nyuma y'uko Papa yari yamaze gutangaza ko isi idakwiye kuba iyoborwa n'intwaro cyangwa se n'imbunda ziremereye n'amabombe, ahubwo ikwiye kubaho mu mahoro, nk'uko yabivuze mu ijambo yavuze bwa mbere akimara kuba na Papa, aho yavuze ko aya ari amagambo Yesu yabwiye intumwa ze cyangwa se yabwiye abari bamutegereje n'abamwumvaga bose, akababwira ati mugire amahoro, ndetse akaza avuga ko ayo mahoro nawe ariyo aje kubifuriza, kubera ko nawe n'ubundi akora nk'ibyo Yesu Kristo yagombaga gukora mu isi. Ibyo ngibyo rero byatangaje Donald Trump, kubera ko uyu mugabo Papa yavuze ko adakwiye kubona isi irimo intambara cyangwa se irimo bagashoza ntambara bitwaje imbaraga n'ubwenge ndetse n'igitinyiro bafite mu isi kugira ngo bakandamize ikiremwa muntu. Ibikorwa byose bikwiye kuba byibanda ndetse no gutekereza ku buryo umuntu akwiye kwishyira akizana ndetse ntahungabanywe n'ibibombe cyangwa amasasu akorwa n'ibi bihugu bigiye bikomakomeye byitwaje ko hari imbaraga bifite. Ndetse ntiyahwemye kunenga ubutegetsi bwa Donald Trump avuga ko bidakwiye, ndetse akavuga ko bidakwiye ko yakwibasira ibindi bihugu. Ubwo ni nyuma y'uko yari yatatse Venezuela ndetse na Iran. Uyu mupapa ntiyahwemye kugaragaza ko adashyigikiye ibi bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda zigaba ku bindi bihugu bitoya ndetse n'ibindi usanga bitagize n'icyo bikora, ahubwo ari ukugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongere zigarure imbaraga no kugira ngo zigaragaze igitinyiro cyazo ku isi muri rusange. Ibi bije nyuma y'uko Papa Leo yari afite uruzinduko muri Afurika mu bihugu bitandukanye mu mijyi igiye ikomeye. Ni urugendo rugiye kumutwara ibirometero 11 mu minsi 10 gusa, ndetse ni mu mijyi 11 mu bihugu bine. Ibyo bihugu ni Algeria, Cameroon, Guinea Equatoriale ndetse na Angola. Ni ahantu hitezwe ko azasoma misa nyinshi zigera ku 8, ndetse izi misa zikaba zizitabirwa n'abantu benshi cyane. Bivugwa ko muri Cameroon ashobora kuzayobora misa irimo abantu 600,000, naho muri Angola akaba ari 200,000. Ni abantu benshi, bikwereka uburyo Kiliziya Gatolika ku isi ikunzwe, ndetse binavugwa ko muri Afurika ariho hantu Kiliziya Gatolika ifite abayoboke benshi cyane, ndetse binagaragaza ko ari ahantu heza cyane ho kwibandwaho kuri Kiliziya Gatolika kubera ko ihafite abantu benshi.